Nshuti bakunze mudukurikiye turabashoje aho muherereye hirya no hino kandi tubashimira uburyo mubana natwe umunsi ku wundi. Uyu munsi nk'uko mubibona turi kumwe n'umutumirwa mu kiganiro cyacu Karumeli TV itegura cyitwa turukomeze urukundo rw'abashakanye. Reka tubanze tumusabe abasuhuza. Nitwa Nyirabagenzi Alice Mama Lionel, ndabasoje mu izina rya Yesu Kristo. Aha mwamwumvishe rero ijuru ye ni Nyirabagenzi Alice. Mama Lionel karibu kuri Karumeli TV. Murakoze cyane. Twagutumira rero mu kiganiro cya turukomeze urukundo rw'abashakanye. Urukundo rw'abashakanye bamwe rugenda rushira, abandi bakarubura, abandi bakajya bakabona ingo zasenyutse kubera ko rwashize. Uyu munsi rero twagutumiye kugira ngo dukomeze urukundo rw'abashakanye. Mbese we muri iyi minsi mu rukundo rw'abashakanye, abagabo n'abagore, kuko mu bana ubona ari marayika kwishura kumva ngo yagiye, hano igihe uhura n'umugore ubona ari gitangaza, ubona ari mwiza, ukumva ngo nta mugabo afite, ukibaza ko byagenze. Nyuma ku rukundo rw'abashakanye, turabizi ko umukristo ukunda kwifashisha ijambo ry'Imana Bibiliya. Uyu munsi kuri Karumeli TV ku rukundo rw'abashakanye urabivugaho iki wowe? Rero ku rukundo rw'abashakanye muri turukomeze ndibwifashisha ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya mbere cya Petero, bamwe bavuga Petero wa mbere ntacyo niko babyumva, igice cya 4 umurongo w'8 havuga ngo ariko ikiruta byose mukundana urukundo rwinshi kuko urukundo rutwikira ibyaha byinshi. Ndonke birasaba urukundo rwinshi mu rugo rwawe kuko haba ibyaha byinshi. Ubwo rasa ko urukundo ruba rwinshi rugatwikira ibintu byinshi. Iri jambo rirakomeye, rizamo rwinshi hakazamo byinshi. Byumvikana ko urugo ubundi ni nk'uruganda. Urugo n'uruganda rukorerwamo ibintu byinshi. Urugo rukorerwamo iterambere, babyariramo, batekeramo, rubamo akazi kenshi. Urugo rubamo akazi kenshi, abadamu baraza kumfasha kubyumva. Urugo rubamo akazi kenshi cyane, hamwe niyo utagira ukagufasha hari igihe ugira n'umunabi kubera imvune, ukagira umwuka mubi, kumva urananiwe, umunaniro ukumva kuzaniye kuvuga nabi, gusa nabi. Ariko ubwo habamo byinshi bisaba ko hejuru y'ibyo byose haba urukundo rwinshi hagati y'abantu bashakanye, kuko urukundo rwinshi ni fondasiyo yuko n'abana bazavuka babasanga muri urwo rugo bazagirukira mu rukundo rwinshi rw'ababyeyi. Kuko hagati y'uru rukundo nubwo turi bubiganireho, ari debate tugiye kuganiraho, hagati y'uru rukundo ni imbuto ibibwa. Iyi mbuto ibibwa mu bana muzabyara, imbuto ikabibwa ku mukozi uzaza bagana, ku mufamili uzaza kuba mu rugo, ku muntu uzasaba icumbi. Ni imbuto ibibwa ariko ifite ahantu yabibwe mu murima w'abashakanye. Mwabyumvise rero yifashishije ijambo ry'Imana gukundana urukundo rwinshi kugira ngo rutwikire ibyaha byinshi, kubera ko wamugana abantu babana atari ba marayika. Ariko mu mariyoneri hari ingeso zimwe na zimwe zikunda gusenya urugo, ariko hanarebe ugasanga ntiza zikwiye kurusenya. Ugasanga umugabo yiriwe mu kazi arimo arahiga ibirayi, we n'umugore ntaragira amahirwe kuba mu kazi, yiriwe mu rugo arimo arategura imirimo yo mu rugo. Umugabo yahagera abwira umugore ati bimeze bite, umugore tuburambaza iki se? Umugabo yambwira ati wampaye amazi nkajya muri dushe, ese wowe wayishyiriyemo sabiri kurabe. Kandi umugabo amufitiye urukundo, uwo mugabo ntaba ari guhohoterwa, yagira urukundo gute yahohotewe? Hari umugabo ushaka gukundwa, kandi ni nako Bibiliya ivuga ngo bagore muganduke, abagabo mukunde. Ubundi ikigaragara nuko Bibiliya yatanze uburenganzira ku bantu babiri batandukanye, umugore n'umugabo, ariko isa n'urushyize mu byiciro. Yategetse abagabo gukunda, tegeka abagore kuganduka. None abagabo barashaka gukundwa kandi aribo bireba. Noneho byarahindutse, aba bagabo nibo bari kuganduka, bajya gushakishiriza ibintu byose, bakaza bashaka no gukura, bimeze nk'ibintu byivanze. None urumva umugabo, reka tuvuge ko akunda umugore, agiye guhiga ibyo kurya ibitunga umuryango. Umugore hari mu rugo yakwinaho gusigara yiga ukuntu ari buze kuganduka. Umugabo araje, umugore nta mugandukiye. Abagore ntago batugandukira, ntago bagandukira abagabo. Ugasanga umugabo ibyo atabonye yarazika bibona mu rugo ntabyarebe habuze. Ubundi hanigiye kina nk'ingorane uri umuntu w'umugabo, ndi buvuge ku mpande zombi, ko ndi buvugira abagore mvugire n'abagabo.
hari igihe ugira n'ingorane uri umuntu w'umugabo ugashaka umugore udafite uburere, udafite indero, udafite uburere bwo mu muryango, udafite uburere bw'aho yize, udafite n'uburere bwo mu rusengero. Kuzajera uyu muntu rero wazanye udafite indero, hari igihe ubura indero ukabura n'agakiza. Byibuze buri uburere ugira agakiza, none uburere ubuze n'agakiza, kugira ngo uwo muntu kandi murabanye kugira ngo ibi bintu uzabihuze birasaba imbaraga z'urukundo. Erega buriya urukundo ruva mu mirimo runaka umuntu yagiye akora. None ko twasomye ko rutwikira. Ntekereza ko urukundo nimba umugabo agiye muri ako kazi ugasanga umugore wawe ameze nkaho undi bavuga ngo ni bajeyi, umusanze mu rugo ni bajeyi, ategereje ko bamupfuna, ategereje ko bamuhanagura umwanda, none uhageze wavunitse nta kwakire, ruzagumaho gute? Kuko rero urukundo ruhora rubagarirwa. Iki nacyo hari igihe ugira imbaraga zikamura urukundo mu muntu rukagushiramo pe, ukarukamura rukamushiramo, ariko Bibiliya yo ntiyemera ko rushiramo, ahubwo isaba ko ruhora ruza rugatwikira, akugerageza utwikira, akucumuza utwikira. Ariko turi busabe n'aba badamu baba mu rugo batagira akazi, ariko bavuze ngo baba mu rugo batagira akazi, no mu rugo nakazi, baba bari mu rugo nako nakazi. Ndakubaha cyane karanakomeye. Ushobora kuba ataragize umugisha wo kubona akazi kajya kwinjiza amafaranga, ukaguma mu rugo, ariko ndagira ngo n'uyu mudamu mugire inama yo kuva mu rugo. Kuva mu rugo rwose, jya gushaka icyo ukora, urakibona udashingiye ngo ndindire ko umugabo azama. Sohoka ujye mu rugo gushakisha ibyo mu rugo, ujye ubijera utarwirirwamo, nawe ukoresha umukozi wumve nuko bimera. None nimba umugabo azananiwe, azanye n'umuhigo, ntumwakire, kimwe nuko ashobora kuza atawuzanye. Birashoboka ko azata nta n'uwazanye, birashoboka ko amara n'ukwezi ntacyo yabonye. Urasabwa urukundo, kuko urugo ni inzira izageza abantu mu ijoro. Hari ijambo rivuga ko urugo rwiza ari ijoro rito, n'urugo rubi ari gehenomu nto. Uba witeguye kurimbuka. Ariko kugira ngo urugo rube rwiza ni ibintu umuntu aharanira. Ese kugira ngo urugo rwanjye rube rwiza mbigenze izi ngeso nzihuze ne, izi ngeso umugabo afite nzihuze ne n'izanjye, ariko uru rugo ndubungabunge rube rwiza, rurutu rwa runaka nabonye, cyangwa se rumere nk'urwa runaka nabonye, nubwo zitubakwa kimwe. Ndasabwa iki? Ni ubwenge, ni ugusenga, kuko fondasiyo y'ibi byose turimo tuvuga by'urukundo ni iki? Ni amasengesho. Amasengesho ni atanga imbaraga zituma uru rukundo akuza urukundo. Hakabaho n'imirimo, aribyo twagira n'abantu inama. Reka tugira abantu inama, mukozi w'Imana wagize imana uva iwanyu, reka mvuge cyane ku mudamu, umugabo agukora iwanyu mu magana menshi y'abakobwa toramo. Cyo ni ikintu wanakishyura, kuko akuzanye hari abandi bakobwa. Ugize ingorane arakuzanye, usanze afite ingeso. Umwanzuro se no gusubira iwanyu? Ntabwo ari umwanzuro. Umwanzuro ni uko wihanganira byose, urukundo rutwikira byose. Ariko muri uku kwihangana hari naho leta itemera. Hari ahantu leta itemera, akaba ariyo mpamvu Imana yashyizeho leta kugira ngo nayo ifashe izi ngo. Ese umugabo yakubita umugore, yajya gusambana, icyo gihe harimo risiko yo kuzana indwara mu rugo. Ariko mama Lionel, ukiraho uzi ko hari abagabo basambana kubera ko abagabo babana babimye? Aba rero si wo muti. Ubwo twakora deba ku ngo z'abapagani. Abakristo bo ntibakora divorce ntibinanirana? Burya ntabwo baba ari abakristo, ni abapagani bo mu rusengero. Ubundi umukristo ubundi umukristo kikubwira umukristo ni uko urugo rwe rukomeye, kandi rukaba rudakomeye ariko atari uko rutabamo ibigeragezo, rutabamo ko ari abamarayika, ahubwo urugo rwihanganira, ni rwa rukundo rwihanganira. Akasema Mario, uretse kurenganya abagabo ngo n'abapagani ntabwo bakijijwe. Ugiye guhiga amafaranga, uzanye 5 cyangwa 10, uhaye umugore arahashye, nta guhaye iryo joro, uramusabye arikada, ejo urongera urabikoze, usanze n'imyenda ntifuze, ejo urongera urabikoze. Ubwo ko umukristo azihangana ageze ryari? Umugore rero uteye atyo wanamurega icyaha cyo kihohotera, ni umugome. Wamurega n'icyaha cyo kuguhohotera,
ahubwo nari bimenye ko hari umugore umeze utyo yafungwa ndaguha ko bahari bima abagabo nimba bahari jewe ahubwo wabandangira ngo nza n'ubuyobozi abo bashoborwa n'ubuyobozi hari inzego zishinzwe bene abo ngabo bafite iyicarubozo ryo mu mbere iyicarubozo ryo mu buriri abo bantu bakeneye guhanwa n'amategeko akabakurikirana. ubu mugabo azahaguruka ajye muri ribu ngo bamwimye ese bamubwira rwose ubu none se reka nitangeho urugero wenda gutanga ubu wenda umugore aranyimye neje aranyimye njye muri ribu hano ku murenge ubwo umugore aranyima. rero uwo mugore ashobora ni bwa burere twavuze ashobora kuba ataragize nyirasenge umugira inama ashobora kuba ataragize marene dore ko bashaka abamarene b'amafoto badashaka abamarene babagira inama byakomeye ashobora kuba yaranarozwe sibyo ashobora kuba yaratewe ahubwo tubanze turebe ni iki gitera ibyo ikibitera ni ashobora kuba anarwaye hari n'abo njya numva ngo batwita ngo bagahurwa abagabo byo sinjya mbyumva ariko umugore uteye atyo akenewe kugirwa inama agerageze nimba ufite umugore uteye atyo unkurikiye umpamagare ngo ufashe. Okay, uratanga nimero baguhamagara kuko mama Lionel urimo uvuga gutyo mpise nimubukamo igitekerezo cyuko hari n'igihe ibiganiro by'abashakanye biba biki haba kuganirira muri saro cyangwa se n'ahandi hantu kugira ngo menye nimba kuko umugore wanjye arwaye cyangwa se umugore amenye nimba umugabo agize gute arwaye ahubwo bakaganira no mu mushihi ugasanga abagabo bararengana hanze rwose abagabo benshi bakunda kuba ko barenganywa n'abagore babo kandi nkuko wamugana n'abakristo ariko bagahohotera. Reka nkubwire rero umuntu w'Imana hari abantu bashatse batanabitekerejeho mu ngo ziri gusenyuka hari abantu bashatse batabitekerejeho yujuje imyaka yo gushaka yumva akwiye gushaka ese ndabitekereje yabonye runaka abereye garso doneri cyangwa fille doneri ashatse ati nanjye ngomba gushaka wabonye umusore uvuye kwiga hanze agupropose urukundo uremera uti nanjye ngiye gushaka umuntu uri hanze ugashaka utabitekerejeho ikibazo nimba mbere yo kugira ngo umuntu yicare mu modoka mbare sentire akate kontaki akandagire umuriro ajye mu muhanda arabanje kwiga amategeko y'umuhanda no gukora ibizamini bimwemerera kujya mu muhanda kuki uyu muntu ahubukiye urugo atabanje kwiga amategeko agenga urugo ubundi hari ibintu bibera mu rugo banakubwira ukabona aretse ukabanza ugakomera mu mutwe ukabanza ugashiramo amashereka urugo ntabwo ari ugupfa kujya kurwubaka ngo nuko ufite imyaka n'ubwiza ibyo ntibyubaka ngo nuko ufite amafaranga ngo warize ngo urangije hano hirya muri Erika ngo uzi kuvuga icyongereza ntabwo urugo rwubakwa n'icyongereza n'igifaransa oya ni mu mutwe hari abantu bashatse bataragira mu mutwe ugasanga umusore aracyara aho ngaho aracyabana cyabana na mere ni Marina aho hepfo yashikuzanya amasakoshi kandi urwo rugo ntabwo amasakoshi ushikuza ntabwo azatunga urugo uri kuyashikuza hari uri buvanemo bibiri by'amandazi kandi urugo ntabwo ruri burya amandazi ukeneye iterambere ry'urugo hari abantu rero izi ngubona zirimo zizana ibyo bibazo turi kuvuga bagize ingorane zo gushaka batabanje kubitekerezaho batabiteguye mu mutwe ngo bakwicaze babanze bakuganirize ubundi nibakubwira ibyiza by'urugo aba bantu nabo barimo bigisha abantu gushaka cyangwa se barimo bigisha abakobwa cyangwa abasore bari kubabwira ibyiza by'urugo ariko ntibababwira n'ibibi bibamo ntaguciye mu ijambo abenshi ko nanjye ndi umusore byambayeho bakubwira ibyiza rongora uzahita ubyibuha rongora uzambara neza rongora mu gitondo kagira ngo uzajya ubyuka usange byiteretse ku meza umusore wese cyangwa umukobwa ufite izo rongora runaka aragukunda rongora rimwe na rimwe ukarongora utabitekereje nk'uko bivuze nicyo kiri kubitera abantu bari kwishinga ikigare ngo nanjye ngiye gushaka nta nzu nta kazi nta mashuri nta miryango ngo tugiye kwisungana ikindi kandi umuntu agategura gushaka akavuga ati yewe ngiye gushaka hariho nk'abantu bancanga mu mutwe ngo umusore ngo ubwo agiye gutegura gushaka akavuga ati yewe ngiye gushaka umwana w'imfubyi utagira imiryango niba utazantesha umutwe kuko ntiyabona naho hajya tugiranye ikibazo ngaho umva fondasiyo iri mu rugo umva fondasiyo yabanjemo nuko ajya gushaka imfubyi itazagira aho ijya nayitesha umutwe buri ahantu ihungira byibuze ntanabigire ati
nzayibera umubyeyi nzamuruhura umutima. Ngaho nyumvira fondasiyo y'urwo rugo. Umukobwa nawe ati jyewe nzashaka umusore utagira imiryango, sinkeneye abaramukazi baza kunsaza, sinkeneye stress z'urugo, atazajya akora amafaranga ashyira bene wabo. Umva fondasiyo abanje mu rugo. Si umuntu udashaka imiryango ubundi azahembwa nande? Umuntu udashaka imiryango abana bazasura tante wa hehe? Ni ikibazo. Hari amafondasiyo babanza mu ngo atumaze zitanakomeye. Turimo tuganira ntise numva ko hari ibintu babanza baba barasimbutse, ari nabyo rimwe na rimwe usanga harimo ingorane zitagakwiye kubamo. Ejo bundi hari urugo rwasenyutse, hari umwana w'umukobwa yarigaga kaminuza arigararangiza, ariko mu ishuri yigagamo abasore bamukunda, bakajya bamubwira twatugambo nyene bagenda babwirana. None hari umusore akunda kuvuga ngo icyamugira ubwatsi ngo we ngakamurisha. None uwo mukobwa aza gushakana n'umusore w'umukire wakize wabonye amafaranga atarakandagiye mu ishuri. Wa mukobwa ari kugendana, yari yarabaye umugore, ari kugendana n'umugabo, ahura nawe umusore akunda kumubwira gutyo. Wa musore aramuhobera, baramusomye, tese na n'ubu nturabona inka ikurisha ngo narayibonye. Kandi ubwo bari basanzwe babanye neza. Umugabo ahita ati ca hano, ti ntago ndi inka, nawe ca hano ntago ndi inka. Kandi yari urumva baracyafite ubwana mu mutwe. Arafite ubwana. Siko umugore yaramwise inka, ahubwo ni byamaterime yo mu mashuri. Yego, baracyafite ubwana bwinshi. Ntabwo izi ngo bazubaka bagifite ibintu by'ubwana mu mutwe. Hakaba n'ababa batafite ubwo bwana mu mutwe ariko bakabura ubwenge. Bakabura ubwenge bwo guhuza imico yawe niyo usanze ngo muyibyaze umusaruro uzamara igihe kirekire. Kuko ubundi ngira ngo bagiye gushaka bari mu rusengero ndi kuvuga basezeranye, hari akaboko bazamura bakavuga ngo dusezeranye kubana akaramata, ngo tuzatandukanywa n'urupfu, ngo cyangwa Kristo ngo agarutse. Nkaba ubundi zindahiro bakina nazo nta nizo basi. Ubundi zindahiro abantu bari gukinisha nta nizo basi. Hari abakina mu kabishinga batanarahiye. Ariko izindahiro akaramata ubundi nibamanze bamenya akaramata ubwo nyine ni mata. Hari tugira ngo mukaramata nta byago bibamo. Mukaramata aka kantu warahiye kitwa karamata. Uzagasangamo umugabo uvuga nabi, uzagasangamo umugabo udashaka umugore uryamira, kandi wowe ngo uvukaho wabyirutse abakozi bakoroganido, urasinzira ukageza saa 5 saa 6, kandi umugabo akunda umugabo uzinduka, umugore uzinduka naho yaba ntacyo agiye gukora. Akabyuka kare. Kandi ibyo biri mu karamata. Ugasanga umugabo n'umunebwe amenyere gukoresha computer, none abonye akazi nta kazi arimo abona ko kwicara mu biro. Urumva we arumva yarametirije ibiro, kandi nta kazi ko mu biro ari kubona. Ntiyana kwambara jire ngo acuruze mituyo, ntiyanajya no mu buyede ngo aterure, atireka kwa jina na Yesu, ati nabyo nibikwa jina. Urumva kandi muri byo harimo ikintu cyitwa karamata. Nese aka karamata ko witeze ko warangije kwihambiraho igisasu, hamwe usenga Imana ikwigisha uburyo waba muri uru rugo kandi ukazarusaziramo. Agahunda dufite n'abantu basazira mu rugo mugasazana, tukabakora yubire imyaka 25, kuzakubitaho ya 50, tukazakubitaho 100, ugafata ugusohoye iwawe, tugusohoye iwawe aho wasezeranya karamata, ukihanganira byose. None uko ngo abantu bihangana mu baganira ibibazo birimo base n'ababikeka birega burya byakunda. Hari umuntu umwe tugeze guhura arimo abwira Imana ngo uzamurugo nk'urwa runaka, uwo runaka no mu minsi mike duhura agiye gusenga ibibazo biri wanjye byancaje n'uba ngiye kumva, ariko we yihanganira mu rugo rwe. None wa undi mubonye akabona urugo rwe ni paradiso, barasazanyije kubera ko yaragiye arihangana, arasenga arihangana. Nabo muri Turukomeze Karumeli TV n'ukuri bambirire bihangane, ntabwo washatse umuserafi, ntiwashatse n'umukerubi, ntabwo mwasezeraniye mu ijuru mu rurembo rwa Yerusalemu ngo Imana bategera indege bamanura mu isi ngo muze kwibera hano mu isi, nibi bacanga mwongere mwisubirire mu ijuru. Hamwe wumva isi, ube mu isi uyihindura itaguhindura, ube mu rugo uruhindura rutaguhindura. Ihangane, niko zubakwa, niko ba mama bajyaga bavuga, ariko bo twasanze ibyo bahuraga nabyo nta nibyo twe duhura nabyo, kuko ba mama bubatswe bakubitwa. Icyo gihe barakubitwaga kandi ntibasohoke. Turashimira leta yacu akwiye inkoni. Ndashimira na mama Margarita wihanganiye inkona kubaka.
wihangana inkoni za karisa kubaka nakavuga ati nzarera abana banjye mpaka sinzaruvamo nkubita nkubita urankubita ukankubita igitenge cyane uzi imigeri bamucapye nkubita ariko nkubita igitenge nkubita ibiro 2 by'ibishyimbo nkubita ariko simva mu bana banjye none turimo turamukanda imvune z'inkoni ariko turashimira na leta y'ubumwe yaciye inkoni abagore tukaba tutagikubitwa turashimira uyu musaza umwuka wamuciyemo yamunyuzemo adushyiriramo inyorosho ngo ndebera nka mama Leonel kuko ubu papa Leonel kujya kubitaye koko dusoza turimo tugana ku musozo nubwo maze kubihanganisha ariko birashoboka ko hari n'abagenda bapfa n'ibintu batabakwiye gupfa hari impamvu umuntu atarakwiye gupfa n'undi ngo uyu munsi ntiwazanye igihumbi ndagiye ejo ntiwazanye isenyisa ndagiye uyu munsi ntiwanyambitse ndagiye nta mitungo ufite tumaranye umwaka nta kintu nageraho ndigendeye mu by'ukuri abo bantu wabahubuye ubutumwa kugira ngo dusoze aba bantu ntibanyurwe kuko hari n'umwuka wo kutanyurwa waba mu ngo ukareba umusore akurambagiza agakera ukamwanga ukareba urwego agezeho ukabona n'umukire wareba ukabona n'imbwa ntabwo ari imbwa nshuti yanjye ahubwo urasabwa kunyurwa kuko hari abantu baba mu ngo ntibanyurwe areba umudamu runaka arambara neza umugabo amwambika neza ntanyurwe kuko hari n'imirimo y'urukundo abashakanye nawe tuzayiganiraho mu kindi gihe kuko uru rukundo rugira imirimo ugasanga umudamu yigeze kumbwira ati giye wati mu bintu bimbabaza ati hari igihe njya kubona ndi kumwe n'abadamu nkabona abagabo babo baraje barabasuje babasomye ku itama tigiye maze imyaka 7 atarampa nako kabizo urumva ari kuburana kabizo ko kwitama koko nako kabure ubure 5 ubure n'akabizo urumva narwo rugira imirimo rurabagarirwa ahubwo ibanga ryo kubagarira ngo rwere ndumva ari ryo tubikiye abantu butaha tuzavugaho ariko mbabwira ngo nibihangane unyurwe n'urugurimo kandi ukomere Imana irahari barakoze cyane Imana ibaha umugisha tuzasubira tuvuga ku mbuto z'urukundo murakoze cyane